Yes, nanya gusoza nize ko umeze neza cyane aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye iburasirazuba n'Iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru. Of course mwenye nitwa Chekechua ngo dukina n'abana ukina na banyina sura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye subanganya inkuta na senye nanga isa n'imitima kubanywe nguramuge Kigali News 500 Ishyaka TV 550 ushobora no kwandikamo ku murongo TV ugakurikirana inkuru zigiye zitandukanye saa 7:10 Kigali mu Rwanda, i Bugande ni saa 8:10 mu bihugu byetandukanye. Hari abadukurikira bari mu mugoroba cyangwa bari mu ijoro mumeze mute, abari muri Oman, Saudi Arabia, mu Dage, mu Bubiligi, muri Canada, mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Dubai, n'abari muri Kenya ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye, Abaganda mugamba muri cyaha mujambo, aba Tanzania nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose. Ushobora kwibaza ngo ni kubera iki iyi nkuru nyikoze aya masaha, ariko igomba gusohoka ku munsi w'ejo i Kigali mu Rwanda ku itariki 23 kuko turi tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu 2023. Iyo ndi mu muhanda cyangwa iyo ndi mu bice bigiye bitandukanye bagomba kubagezaho inkuru zigiye zitandukanye. Kenshi na kenshi ubuzima nk'abadukurikiye ubuzima bw'abasitari mu Rwanda cyangwa imibereho y'abaturage ndetse n'abakurikirana showbiz nyarwanda ndetse n'abakurikirana ubuzima bwa sitari nyarwanda bibaza ngo umusitari nyarwanda akwiye kubaho gute, akwiriye kwerekana ihe ndangagaciro mu Rwanda. Ese abamukurikira ndetse n'abafatanyabikorwa ubwo ni babandi bakoze subscribe kuri YouTube channel ye ndetse n'abamufana muri rusange. Hari abakurikirana witwa Nyagiso ndetse hari na murumuna we umunyeshuri ariko bajya babitiranya n'umuvandimwe we nawe bamwitiranya n'impanga, ariko ntago ari impanga kuko n'abana b'inkurikirane, n'abana baje muri sinema nyarwanda bagashimisha abaturage cyangwa bagashimisha n'abakurikirana hirya no hino, ariko bakaza kugeraho hit yabo izima. Muramwibuka ko Nyagiso agiye mu bihugu by'ababanyi cyangwa mu bihugu bitandukanye, ariko n'igihugu kimwe yagiyemo cy'abavandimwe b'Abarundi masuze cyane. Uyu yaje gushutinga filimi zagiye mu gihugu cy'u Burundi, bamubwira ko umukuru w'igihugu w'u Burundi agiye gutambuka, ababwira ko baba baretse gatoya akabanza agashutinga. Barazi ko yatawe muri yombi nanone ahantu bita i Nyamirambo mu Rugarama, munsi yaho bashingurira abaturage cyangwa abitabye Imana, ahantu bita mu biti. Murabyibuka ko yaje gukomeretsa umuntu akaza gutabwa muri rumwe bagafungwa. N'umunyamafuti ugiye utandukanye ndetse n'insoresore bagendana nazo baba banyweye ibiyobyabwenge, bakanywa amayoga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Bamwe barakwepye, ariko umuntu nkeya za Nyagiso yari afite, bamwe yatawe muri yombi. Ibyinshi byabaye ni byinshi kuko yaje kuvuza uyu yakomerekeje aza gufungurwa, ariko nanone mu mbabazi yahawe n'uwo yakomerekeje. Nk'uko mubibona muri screen zanyu, ahangaha turi muri aka kabari, n'umwana w'umukobwa wari murabyina bigize ngo ni umufana wa Nyagiso. Ngo arabyina ko ari mu myaka mitoya, ntabwo ari mu myaka y'ubukure. Uyu nguyu nawe uko muri murabibona arimo arabyina yishimisha. Buryo ba Platini bavuga ngo icupa niyo ncumi yonyine nizera, buryo bagiye mu icupa cyangwa wanyweye icupa, ibitekerezo bya birabira ahandi hantu. Ubwo kamera yacu ya Kigali News 250 cyangwa ku murongo TV cyangwa Ishyaka TV 550, Nyagiso na Aisha ndetse na murumuna we n'abandi tudashaka kuvuga
ariko hari umwe muri mu bo muzi cyane wari muri management ya Dumba musuhuze cyane, harimo gutema ibiti muri Canada, yamubaye hafi cyane, ariko uwo mukobwa n'umukobwa ufite ikinyabupfura, kandi ni umukobwa utuje cyane, nubwo azamuka cyangwa yifuza hit akaba yarayibuze. Uyu nguyu nawe aho nari niratungaga kamera zanjye yari kumwe na Nyagiso, Aisha nawe na Nyagiso nawe bari kumwe mu businzi bukomeye cyane. Ariko ushobora kwibaza ngo kuki abasitari nyarwanda barangwa n'ubusinzi? Abasitari nyarwanda kuki barangwa n'ubusinzi? Abandi bakaba bati kuki Nyagiso adateye imbere cyangwa atagera aho yifuza, biterwa n'iki? Nabaga mu icupa ntabwo ari ikintu, n'ibindi biyobyabwenge ntabwo ari ikintu. Ukibaza ngo umuntu yarakoze ageze ahashimishije ariko nta hiti, ariko gukora kwe biragoye cyane, biragoye cyane kuba yafata hiti igiye itandukanye, kuko Nyagiso muzi 2017 ntabwo ari Nyagiso muzi muri 2024 cyangwa na gatatu. Impamvu mvuze ibi byose ni uko hari ibyo ngenda mbona mu mihanda ya Kigali, ndi kodinze bwije nyamuntu, ariko kubera ko abadukurikirana hari ibyo tugomba kubageza mu masaha wenda ya mu gitondo cy'amasaha ya nyuma saa sita. Ni uko Nyagiso cyitwa ubusinzi ndetse n'ubugwari nabo bakora byatandukanye, bigoye cyane, kuko murabizi ko Nyagiso imbere ya Kiramani, Nyagiso ni waruzwi, ariko Kiramani yakoze ubukwe bugiye butandukanye. Namushimire cyane kuko yerekanye ko ari umugabo ari intwari, n'abandi basitari bagiye batandukanye bene Imana nanone bamenya. Ni umwana wo mu buryo gutara inyota, afite etaje, ameze neza, nubwo bamutunga urutoki kuba atarashaka, ariko isaha ntabwo iragera. Ariko nyamuna mujye musengere Nyagiso ku businzi bwe, musengere Aisha ku businzi bwe. Ajya akora prank na Irene ngo barakundana, akamutwikira, akamuga ati jya muri salo fata fresheri, kamukodeshereza imyenda, ariko mu buryo wabonamo Aisha atari buriya mubona kuri YouTube zitandukanye, ntabwo wamenya ko ariwe. Reka nsoreza aha, ushobora kubaza ngo ni kubera iki bivuze. Njye naje ndi mu zindi nzira, naje kubagezaho amakuru agiye atandukanye, naje naca ku ruhande rugiye rutandukanye. Ushobora kuba ndimo gukoresha audio, ariko ni ngombwa nk'uko mubona iyo video igenda itambuka, mubona n'imihanda ya Kigali uburyo byifashe ni nijoro. Njya nkwereka ko ari nijoro, mu kanya gato ngenda no kukwereka aho ndimo ndaca no mu mihanda y'amabuye, mva mu mihanda ya Kigali. Burya paparazi yubahwe. Nifuriza n'iruhuko ridashira Vidi Frank, nifuriza ko akamwana azafungurwa vuba, ndetse n'abavandimwe bagiye batandukanye. Ariko ngusaba gukora subscribe nyamuna kuri Kigali News 250, ndetse no ku Murongo TV, no kuri Ishyaka TV 500, no kuri TikTok ushobora kwandikamo ngo Ishyaka TV ukamfollowinga, niho mba mpari. Ariko basitari bacu bakinyi ba filime mwazimye, umukinnyi wa filime ngo nemera n'uwuhe? Umukinnyi wa filime nemera n'uwuhe? Hari umuvandimwe ugiye gukina filime za gisirikare, ariko naratandukira aza kujya mu wundi murongo. Regis Kiramani nakubita, ariko abantu bati 60 Kiramani koko yarazishoye, akaba akodesha mu cyumba ati narone nuko. Nyagiso naho harasamye n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo mu minsi n'imbere ngiye kujya mbereka amafoto agiye atandukanye, ariko nari kubereka ifoto ya Nyagiso n'abandi bari kumwe, ariko mu rwego rw'amasaha y'i Kigali mu Rwanda kuba saa 7 nta tubari twemewe gufungura. Buri wese agomba kuba ari nk'uko muri mu muhanda, nta moto cyeka izo mubonye mu kanya bafunze, nta moto. N'umuhanda mu bivuye kubona ndimo nanyuramo, nta moto. Ushobora kwibaza ngo Ishyaka managirizwa nande? Igihugu cy'u Rwanda kiratengama, abataje none ntago bazi icyabaye, ariko ubwo mwaka habaye ibita. Reka mbashimire mwe mwese mwari mudukurikiye, byinshi na byinshi muzagenda mukurikira bigiye bitandukanye, nzajya mbagezaho yaba audio yaba ndetse na video byinshi. Imana ibarinde kandi ibagire neza. Tariki 20